Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ubuzima ni gatebe gatoki, uyu mugani ukaba waraciwe n'Umunyarwanda wo hambere, ubwo yitegerezaga ukuntu ibyiza n'ibibi bisimburana byibarangura hasi hejuru y'agape, yumva biramucanze, yarangije aravuga ati reka mbishakire inyito. Kugira ngo wumve uyu mugani neza, wafata nk'urugero rwo muri iki gihe rwo muri showbiz rw'umuntu witwa Yebo. Ubwo yari akoze ubukwe n'umunyamahanga, icyo gihe byari byiza cyane wabigereranya n'agatoki, ngo mbese ka gatoki gatetse neza karimo n'utunyobwa, kamwe kanyongobeka. Ariko ikindi gihe wagereranya n'agatebe, ngo ni igihe yari yicaye ku gatebe ari gutekereza uburyo agiye kuvundereza kuri Instagram, akavuga ati umunsi nzongera guhitamo, nzahitamo neza. Ariko kandi ngo agatebe kakomeje gushyuha, ngo ubwo Yuda yabonaga ubwo butumwa butambutse kuri Instagram, agahita avuga ati musibe siba 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 ukoze amahano. Ayiwe, ubu se umuntu waciye uyu mugani yari azi ko bizagera muri iki gihe ugikoreshwa abahu, kandi ubu wabona baramugize umusazi ngo uvuze ibintu bitabaho. Aló. Hola, Carlos.